uyu yaje i Kigali yibye ababyeyi, azwiho guhanga indirimbo zikundwa n'abantu benshi. Reka nkwisabire niba ukurikiye kino kiganiro ntugende kitarangiye, kuko ngufitiye inzira iteye amatsiko uyu musore yanyuzemo kuva iwabo i Nyamasheke kugera i Kigali, kuva hageze kugira abaye ya mpano tuzi ubu. Yaribye, yarahuguje, se yamwohereje kuba mu nzu ya wenyine yiga mu wa 6 primaire, yiga igifunda atagishaka birangira nabi. Mbese ubuzima bwe bwose tugiye kubukubwira wibereye ahuri. Ikaze, ndi Jean Dudier Tumukunde, kanda subscribe. Ababyeyi be bamwise uwo rizagwira Floriye. Yavutse mu kwezi kwa 6 umwaka wa 2000, avukira hitwa Mpabe mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Rangiro muri iyi misozi ubona. Bundi Nyamasheke hazwi ko ariho hantu kure mu Rwanda aho waba uturuka hose. By'umwihariko muri kino cyaro kiwabo, kugira ngo abe yatega imodoka byamusaba kugenda ibirometero bigera ku 10 bihwanye n'amasaha 2 n'igice n'amaguru, gucaginga telefone, kureba televiziyo n'ibindi nkabyo. Akiri muto yari afite nyirarume i Kigali, hashize igihe na se aragenda, nyuma na nyina musangayo baza kwibera i Kigali. Yamano wari bucura yasigaranye n'abavandimwe be i Nyamasheke. Ubwo yarageze mu mwaka wa 4 primaire, papa we nibwo yamubwiye yuko natsinda amasomo azamusura i Kigali, akajya amubwira yuko atuye i Nyamirambo. Yamano yaje kuba wa 3 maze se amwemerera kumusura i Kigali i Nyamirambo. Yamaze amezi 2 akajya mwiba uduceri, akajya kwiga igare. Icyo gihe ariyo yatangiye kujya tungurwa nuko ibyo yumvaga ku maradiyo byari bimwegereye, nk'urugero studio ikora imiziki ya Touch Record. Yagiye atungurwa no guhura n'abantu bakamubwira yuko bafite nimero z'abastari bakomeye mu Rwanda, bamwe akazibaka. Yibuka uburyo bamutumaga kuri 40 i Nyamirambo. Umunsi umwe akebutse abona studio yanditseho Touch Record, yumva bidashoboka. Ngo yagiye akunda kujyayo akayitegereza cyane. Yigeze kuyitegereza arabuko barimo Ama G The Black, Bad Boys, Riderman n'abandi batandukanye bari kwatambuka. Yumva nabyo ntibishoboka. Ngo yigeze kwaka umuntu nimero ya Jay Polly, aramuhamagara, aramwibwira, amubwira yuko ashaka gukora imiziki. Undi ati wowe se wa mwana we ubuguze uburyo indirimbo ikorwa cyangwa ivuna. Jay Polly yumvishe ko uwo mwana ibyo avuga atabizi, aramukupa. Amezi 2 amaze gushira, bamusubije Cyangugu ku gahato atabishaka. Saa 9 za mu gitondo se yaramaze kumugeza Nyabugogo, aramutegera. Ageze Cyangugu asanga hatandukanye cyane naho yaravuye. Atangira kujya yumva ya majwi y'inyamaswa bitewe nuko yaratuye hagati ya Nyungwe n'Ikivu, mu gihe yibukaga nanone andi majwi y'imodoka n'urujya n'uruza rw'abantu muri Kigali. Yamana aho hantu yamaze icyumweru kimwe gusa. Bashiki be batabizi, avuga ko ari umunsi umwe mu gihe mushiki we yari gukubura, avuga ko hari kuwa 6 mushiki we ari gukubura, amunyura inyuma atabizi, afite umuceri yari yaravanye i Kigali. Yarawujyanye ku musaza bari baturanye kugira ngo awugurishe abone amafaranga ashobora kuba yagira itike imusubiza i Kigali. Amuha 5,000 by'amafaranga y'u Rwanda, tayari itike yo kumusubiza i Kigali ibirabonetse. Yarazindutse saa 9 za mu gitondo ahitwa Tyazo handi bategeraga, bitewe nuko habaga bya bibisi binini bya Onatracom, hakaba hari abantu benshi baje gutega. Avuga ko iyo wabaga uri umwana ntubone umuntu wo guteruranga kunyuze mu idirishya, warasigaraga. Uko nguko ni nako yasigaye abura umwanya. Yanze gusubira mu rugo bitewe nuko yari yabibye. Yahise afata umwanzuro wo kunyuriya kure, afata taxi isanzwe agera hitwa ku Buhinga, ahura nivuye Kamembe igakomeza Butare yerekeza i Kigali. Iyo yari yanditseho Impara. Mu gihe byari kuba byiza cyangwa se byari kuba byoroshye guturuka Ityazo akanyura ku Kibuye yerekeza Kigali na ya bisi ya Onatracom, bitewe nuko yagiye kuzenguruka muri Nyungwe kubw'umwako imodoka ibapfiraho. Abantu batangiye kumwibazaho bibaza uwo mwana ari kumwe nande. Yababeshye yuko yavuganye na se yuko nagera Nyabugogo araza kumuhamagara. Icyo gihe yari afite na nimero ze bitewe nuko yari asanzwe yarazikoresheje mbere. Bamusabye nimero kugira ngo bamuhamagare, ababwira yuko nimero ye itari gucamo, arayibima. Hagati ngo reka maze nkubwire yuko ahangaha niho yigize kuririmba mu ndirimbo ye uwo rizagwira, agira ati uzarimenya umunsi imodoka ipfira muri Nyungwe, uze kuza kuyumva. Bitinze haje indi iza gusimbura yandi yari yapfuye. Yarabakereje bagira Nyabugogo saa 9 za mu gitondo ku munsi wakurikiyeho. Bisobanuye yuko uhereye ku munsi yaturutse mu rugo kugera ku munsi wageze Nyabugogo hari hashize amasaha 28 umunsi wose. Hagati aho ngaho umuryango kwa ya mpano, haba kuri se na nyina cyangwa se kuri bashiki be i Cyangugu, nta n'umwe yigize kurikirana ngo amenye aho ya mpano yaraye, bitewe nuko nta gitsure yari yarabonye cy'ababyeyi, nta muntu wari ufite ko kumwitaho. Wibuka yuko icyo gihe hari hashize imyaka 8 atabana na se, hashize indi myaka 4 atabana na nyina, bombi barigiriye kuba i Kigali. Yibaniraga n'abavandimwe be gusa akaba yakwikorera ibyo yishakiye. Izo saa 8 saa 9 z'ijoro yarageze Nyabugogo muri bya 5,000 yarasigaranye 2,000.
yahise atega umumotari amubwira kumugeza Nyamirambo Rwampara ku kagari ku kagezi k'amazi, aho ngaho ni naho se na nyina babaga. Ahageze Ise amukubise amaso arumirwa agiye kumukubita. Nyina aramubuza aravuga ati kugira ngo umukubite mureka aryame kubera yuko ushobora kumukubita bikarangira abaye ikirara akajya aba mu mateme n'ahandi. Yaramuretse araryama. Bwarakeye bajya kumushakira ikigo ku Kabusunzu ahiga umwaka umwe. Bitewe nuko yararangije mu wa 4 agiye mu wa 5 yahize umwaka umwe kugira mu wa 5 awusoje. Yenda kujya mu wa 6 bitewe nuko yari umwana w'insharutsi se abona yuko ashobora kuzagwa mu bishuko bya Kigali akaba yamwitabe n'ibindi cyangwa se akamuteza ibibazo. Papa we wari ufite inzu Bugesera yaramubwiye ati ngiye kugurira igare ujye kubi Bugesera uzajya kwiga uri ku igare. Se yamusezeranyije ko azajya kumusura buri weekend. Yamano bitewe nuko yakundaga iryo gare wibuke ko yajyaga namwiba amafaranga mbere akajya kwiga igare yararikundaga cyane bituma abyemera aragenda. Yagiye kuba mu nzu ya wenyine yiga mu wa 6 primaire. Yamano yagiye kuba i Bugesera hafi ya Gako hafi y'ikigo cya gisirikare. Yahuje n'umwarimu amushyiramo umupango wo kuzajya bongera cyangwa se bagakuba kabiri amafaranga y'ishuri kugira ngo se wa Yampano amwohereze amafaranga menshi agera yishyura ishuri n'ayasagura akomeze gahunda ze. Icyo gihe byaramuhiriye mwarimu akajya bimukorera. Icyo gihe Yampano yigaga igako atuye ahitwa muri Mbyo. Igitangaje nuko rimwe na rimwe yatunguraga se akamusura i Kigali anyonga rya gare. Ni urugendo rw'ibirometero 41 aho imodoka hagenda isaha n'umunota umwe. Ku igare byo bikabyumvikana kuko byagenda kose ari amasaha hagati ya 3 8. Akava muri Mbyo mu Bugesera akerekeza Rwampara muri Nyarugenge. Hagati aho ngaho yigize gushaka kujya mu gisirikare. Bitewe nuko yari atuye hafi y'ikigo cya gisirikare cya Gako yiga mu wa 6 yasanze abana benshi baharaye kujya bajya mu gisirikare. Bari kujya kwiyandikisha nawe yumva arabikunze atangira kubitekerezaho. Umunsi umwe bajya kwiyandikisha i Nyamata bari ku magare. Kigeni nabwo yatinyutse kuba yajya Kigali ku igare aturutse Gako kubera yuko yarabonye ko kuva Gako werekeza Nyamata bishoboka ku igare, atekereza ko no kugera i Kigali byakunda. Icyo gihe bajya kwiyandikisha Yampano baramwangiye kubera imyaka itari yuzuye, barabandika we bamusubizayo. Nyuma ntabwo yigeze yongera kugerageza. Ageze mu wa 3 segonderi yari yarabaye umuhanzi ari umuraperi witwa Danger. Aza kujya muri korali y'abarokore akajya bandikira indirimbo. Yigeze kubandikira indirimbo yitwa Warakoze barayikunda. Yumva ibintu byo kwandikana ibintu bye atangira kujya bikora. Ari nako yagendaga yumva indirimbo z'abahanzi barimo Buravan, The Ben n'abandi batandukanye. Haje amahirwe ajya gukora ikizamini cyo kujya kwiga umuziki ku Nyundo aragikora aratsinda. Ashyiriye se izo mapuro zigaragaza yuko agiye kwiga uwo muziki arabyanga, ahubwo amutegeka yuko agomba kujya kwiga ubwubatsi. Aho ngaho Yampano yibajije impamvu na n'ubwo bakaba kinabyibaza impamvu se yabyanze, kandi kuva na kera bakibana za Cyangugu se yarahoranaga gitari anacuranga piano, bigaragara ko azi agaciro k'umuziki azi n'uburyohe bwawo. Yampano yagiye kwiga umuhanga iby'ubwubatsi gusa icyo gihe ntiyigiraga aboneka mu ishuri. Gusa yari kukubarira inkuru ye akagira ahangaha yirinda kuvuga byinshi kubera ko ibyo yakoze harimo n'amanyanga ashobora kuvamo ibyaha byahanwa n'amategeko. Avuga ko iyo bamwe bajyaga gukora ikizamini nawe yajyaga gukora ariko akiranje ntashyire izina ku rupapuro rwe agasinya ku rutonde rw'abitabiriye kurya urupapuro rwe rwaburaga mwarimu wabaga uhagarariye ikizamini yabibazwaga. Byahitaga biba ikibazo bikaba ngombwa yuko Yampano bamuha amanota bagendeye kuyo muri za test yagiye akora. Ariko nanone muri test yarageragezaga ku buryo yabonaga amanota nka 1/2 kugira ngo mu kizamini bakube amanota yo muri test abashe kwimuka. Siwe warose arangiza amashuri gusa ariko diplome ye mu bwubatsi ngiriho amanota adashobora kumuhesha akazi ariko kose k'igifundi cyangwa se ubwubatsi, ahubwo nyuma yo kwiga iby'ubwubatsi yaje kwikorera ikiyede. Ibyo turabigaruka mu kanya ariko kamaze nkubwire ko amafaranga babaga bamuhaye kwishyura ku ishuri amwe yajyanaga mu miziki kuko yatangiye kumenyana n'abanyamuziki barimo umuproducer Davidenko n'abandi bo mu ruganda rwa muzika. Reka tubanze tuvuge uko yabaye umuyede tukomeze nyuma. Bitewe nuko se yari afite umuhungu warangije iby'ubwubatsi, bagiye kubaka umuhanda wa Rwampara ajya gushakira umuhungu w'akazi. Umuhungu we nta kintu na kimwe yari yiziye yemwe ntiyanabishakaga. Akimara guhabwa ku kazi yahise yegera bari bashinzwe kubaka nk'uko abyisubiriramo arababwira ati mwabagabo mwe murabona ko hari ibyo mwubatse, murabizi kandi ko ku ishuri twiga ibyo mu makaye cyane, mwamuretse nkaba mpereza ibikoresho bariye bubaka hanyuma y'amezi 2 nanjye kubera yuko namaze kubibona nkatangira kujya nubaka hato ntazana basenyera ibikuta. Icyo gihe akaza baragatangiye bakajya bamuhemba y'ikiyede ariko kuri ko yarakuzi ko nta kintu na kimwe kibereye mu mutwe we. Icyo gihe amaze amezi 7 akora icyo kiyede maze yakoreraga akajya yakoresha imiziki. Icyo gihe hari studio mu Biryogo iri kumukorera indirimbo zigera kuri 6.
umunsi umwe atagiye gukora cya kiyede cye yahuye na Murindahabi Irene yaje gukoresha imodoka, aramwegera aramwibwira, amubwira yuko afite impano yo kuririmba, undi amusaba Murindahabi amusaba kumuririmbira, arabikora. Amubaza niba azi gucuranga gitari, amubwira yuko abizi. Yamuhaye nimero, haciye ukwezi Yamana aza kumuhamagara, aramwiyibutsa, undi aramubwira ati nsanga ku isibo uzane na gitari. Ntayo yari afite, yahise yitira Makanyaga Abdul kubera yuko bari baramenye kera, arayimuha. Ahangaha hari nko mu 2021, ni vuba cyane. Icyo kiganiro yakoze kwa Irene cyamugejeje ahantu heza, kuko Irene mu kiganiro yashyizeho nimero ya Yampano, akajya abona abantu bamwoherereje amafaranga. Muri ibyo biganiro naho agendaga kuri udufaranga tugenda tumufasha. Nyuma hari umurundi wabaga muri Canada wakunze impano ye binyuze ku yindi YouTube channel, arangije amwoherereza amafaranga agera ku 350. Yamana avuga yuko bitewe nuko Seri yarahuye n'ibibazo byo guhomba atakiba Kigali yibera za Nyabyondo, amafaranga y'u Rwanda ya mbere menshi yabonye 800 ntago yiza yashora mu muziki, ahubwo yahaye se kugira ngo yongere yisuganye asubire mu buzima busanzwe. Nyuma rero muri ka kihiringo k'abahanzi, Yampano yari kodinze indirimbo 10 azoherereza aba promoters batandukanye mu Rwanda, barimo kwikubitiro nka Kasuku, zigera kuri Arisudi n'abandi batandukanye. Iyo playlist cyangwa se izo ndirimbo 10 izageze ku muntu witwa James Ruzindana, ari nawe muhinduriye ubuzima avamo Yampano tuzo ubu ngubu. Ntarakubwira gato yuko byagenze, hagati aho ngaho reka nkubwire ko yabanaga n'uwitwa Metusera uzwi mu myidagaduro mu Rwanda. Yampano yaramwihanangirije amubwira ati rero ntuzigire unyogesha ibyombo kubera yuko ngo ncumbikiye, mba ndi kwishakira ubuzima mu buryo bw'ubuhanzi bwanjye. Bigeze aho ngaho abonye uducire dutangiye kugenda tuza, ajya kwikodeshereza ajya mu kageto ke k'ibihumbi 17 hafi y'amashuri ya Kabusunzu. Kera kabaye rero James Ruzindana wari hafi gushinga label yitwa TB Music. Ya playlist y'indirimbo 10 yamugezeho. Yasamagara Yampano amubwira uburyo yakunze impano ye, amubaza ubuzima bayemo, yumva ntibyoroshye. Aramubwira ati shyira kuri video call maze ndeba ahantu ba. James arebye ka kageto ke 17 kari ku Kabusunzu, arumirwa. Aramubwira ati wowe genda ushaka inzu nziza irimo amakaro n'ibyumba 2 itarangije amadolari 150. Reka nkubutse kayanga yarengaho gato y'ibihumbi 200 y'u Rwanda. Iyo nzu yarayishatse hafi aho ngaho Kabusunzu. Guhera ubwo ngubwo ubuzima bwabaye nko buhinduka kubera yuko ngo James yahise basinyisha we na Aruto muri iyo label. James ashora mu muziki wa Yampano, ubuzima bucamo gutyo, atangira gukora izi ndirimbo zitandukanye tumuziho, zirimo nka uwo muntu, Piriave, Mayibobo, ndi kwikubita n'izindi zitandukanye. Ubuzima bwa Yampano buhita buhinduka gutyo. N'ubuzima burimo isomo ku babyeyi bahatira abana babo kwiga ibyo bashaka, ariko rero n'ubuzima burimo isomo ku banyempano ku kudacika intege. Nawe duhereza igitekerezo cyawe kuri buno buzima bwa Yampano, icyo bugusigiye. Ngende Jean de Tumukunde, iyi ni JT Entertainment. Kanda subscribe, ariko ntibagirwe kuduhereza igitekerezo cyawe, ni inkunga ikomeye y'ubuduteye.